Hello, ni njyewe ukuri nkunda Apostle Alain ukuri nkunda. Ndashima Imana yuko ukiriho nkiriho, Yesu ahabwe icyubahiro. So uyu munsi nagira ngo tuvuge ikintu cyitwa kwibeshya. Hari ukuntu abakristo twibeshya, ibintu byose tukabyitirira Imana, ariko buriya byose ntabwo ari iby'Imana. Amen. Buriya hari ikintu mu ijambo ry'Imana ivuga ko Imana idashobora guhindura nicyo wiyemeje, the will. Sinzi ukuntu byita mu Kinyarwanda, ariko icyemezo umuntu yafashe ku giti cye. Amen. Ntabwo Imana izaguforsa gukora ubushake bwayo, wowe uzahitamo gukora ubushake bw'Imana. Rero hari ibintu tujyamo, hari ibintu ducamo cyangwa wisangamo atari uko Imana yabishatse, ahubwo ari ukubera ibyo wahisemo. None icyo gihe ukaba urimo urasarura ingaruka, ukaba urimo urasarura cyangwa se uri kubaho ingaruka z'ibyo wahisemo, ariko si Imana yabikoze. Amen. So dukunda kwibeshya cyangwa bakatubeshya, ukumva yuko Imana niyo yanshishije. Imana ntabwo igucisha mu byaha, nimba itemera icyaha ntabwo yagucisha mu byaha, ahubwo ni wowe cyangwa icyo Satani yabonye muri wowe agikoresha muri icyo cyaha. Amen. Ariko ntabwo Imana izagucisha mu cyaha kugira ngo yigaragaze, kuko ntiyemera icyaha, nta mpamvu yo gucisha mu cyaha. Rero hari ibintu byinshi mu buzima turi gucamo cyangwa uri gucamo ukavuga ngo ni Imana yamicishemo kugira ngo nkomere, ariko atari Imana, ahubwo ari kubera wowe wahisemo inzira mbi cyangwa wasuzuguye Imana cyangwa uhitiyemo ibyawe, nyuma ukagira ingaruka z'ubuzima bugoranye. Rero tureke kubeshya no kwibeshya cyangwa kwigishwa nabi, twumva yuko ibintu byose ducamo cyangwa ikaba urahaho ingaruka z'ubuzima, ndi kuvuga tuvuge nda mbi, atari uko ari Imana yashatse kubicamo, oya, ahubwo ari ukubera wowe. Hari n'ibindi Imana iduha nk'ibigeragezo tukabicamo, ariko ntabwo ari icyaha. Ikigeragezo ntaho gihuriye n'icyaha, sibyo? Tureke tubitandukanye ibyo bintu. Ntabwo uzaca mu byaha uvuge ngo ni Imana yabigucishije mu, oya, ni Satani, ni nawe wemereye Satani kubicamo. Kuko ijambo ritubwira ngo yaduhaye imbaraga zo kunesha umwanzi, ngo resist mu Kinyarwanda n'uwihangana ukamurwanya, Satani aziruka. Uvuga ko Satani akeneye ko wowe wemera nk'umukristo umuryango umufungurira kugira ngo abashe kugucumuza. Amen. Ariko ntabwo ari Imana iducumuza, ntabwo ari Imana. Ariko ikigeragezo ntabwo kiza ari nk'icyaha. Ikigeragezo ni ikintu kiza kiri kugerageza nyine. Donc ikigeragezo ntabwo kiza ari icyaha. Tuvuge nkanjye Joshua ni ararwaye. Amen. So bivuga yuko ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha yuko mfite umwana urwaye donc ndagomba kumurwaza. Ariko tuvuge ugoye mu busambanyi, ntuvuge ngo ni Imana, ntabwo ari Imana. Cyangwa tuvuge urugura rutaye, wenda atari Imana yakubwiye se, cyangwa se ngo bitaturutse yuko mwubatse bitari ubushake bw'Imana, ariko ari uko wowe wumva ushatse kugenda gusa kubera wabonye undi se, cyangwa ari kubera ubuhehesi, itaze mari kituma ugenda cyangwa kutihangana. Imana itari byishaka, icyo ni icyaha. Murabyumva? Icyo ni icyaha. Donc rero waca mu bigeragezo by'uko wibana n'ibiki ukavuga ngo ni Imana ntabwo ari Imana yagucishije, ni wowe wahicishije. So uri gukubitwa n'ingaruka nyine z'icyaha. Ariko turigomba kureka kwitiranya icyaha n'ikigeragezo. Ntabwo Imana izakugerageza mu cyaha. Nimba rero utaramenya ko nimba nimba uri gukora ibyaha uyu munsi ukavuga ngo ni Imana iri kukugerageza, wapi, uribeshya cyane. Si Imana, ahubwo ni Satani yakugose. Ugomba kumenya ukihana ukava mu cyaha, warangiza ukabwira ukumva icyo Imana ikubwira ugomba gukora kugira ngo ongere usubire mu buryo. Haleluya. Nawe nimba uri mu kigeragezo, nawe wihangane ukomere, kuko Imana iri kumwe nawe kandi izaguhemba igihe nikigera. Haleluya. Kuko ibi tukomeza twibeshya, reka mbabwire, twarayobye kubera kutamenya ijambo cyangwa kurimenya, ariko tugashaka kurigira umuntu. Ugashaka ko ijambo rigendera ku marangamutima
cyangwa Imana igendera ku marangamutima yacu. Hoya siko biri, ijambo ry'Imana ririhagaze, rifite ukwayo, rifite uko rigenda. Haleluya. Kandi nukuri ntabwo Imana izareka principe zayo kubera wowe cyangwa kubera njyewe. Ibi twibwira, ibi Satani aza akakubeshya akakongorera akakumvisha yuko uri mu mafuti, akakumvisha ko nta kibazo kubera nyine wababaye. Amafuti ni amafuti, icyaha ni icyaha, uko gisa kose, uko kingana kose, rero kandi ntabwo Imana izareka ibyo yavuze kubera wowe cyangwa kubera njye. Rero tukizwe, twisuzume, turebe ibyo turimo, naho ibyo kujya mu bintu bitari kumwe n'Imana ariko wumva umeze neza, kugira ngo wumve umeze neza, cyangwa abantu bakaza akagushyigikira bakakumvisha ko uri umunyakuri cyangwa wakunzwe n'abantu. Gukundwa n'abantu ntibyemeza ko wemejwe n'Imana. Kuba wakoze ikintu abantu bakakumva ntibyemeza yuko Imana iri kumwe nawe. Nukuri tugomba kureba ko ibyo dukora bijyana n'ijambo ry'Imana, ntabwo biri kugendana n'amarangamutima cyangwa n'abantu benshi. Ushobora gukora ikintu nticyemerwe n'abantu benshi ariko kikemerwa n'Imana kandi kikazagukiza. Cyangwa ushobora gukora ikintu kibi kandi kubona gifite sanse bitewe n'ibintu uciyemo cyangwa wagiyemo, ariko ari icyaha, wowe ukacyemeza n'abantu bakacyukumvisha kuko nyine nabo ni abanyabyaha cyangwa n'abanyabarangamutima, wowe ukajya Imana iri kumwe nawe kandi ntabwo kumwe nawe. Ikintu cyajyana n'Imana ni ikiri ijambo ryayo. Ikintu kitagenda n'ijambo ry'Imana ntabwo Imana igisapotinga. At the end of the day niko biri, niko kuri, dukizwe cyangwa turorere. Ariko ntituzana amarangamutima cyangwa tuze kubeshya no kubabeshya nta mpamvu. Uvuga uti byananiye, bishaka kukunanira ukaruha, ukavuga uti okay, Imana yavuze iki ariko cyane Imana mfasha, aho kwibeshya ukiha morale zidafite sanse kandi izo morale zizagukiza. Ushaka gukora ibintu bikakomeza biba binini ariko Imana itabirimo. Yes, n'Imana yavuze ngo uzakoresha n'amabuye, n'ibuye ryavuga. Amen. Na Satani arakora, none se abadukorera Satani bagira aba followers benshi. So kuba ufite aba followers, kuba dukora ibiterane, ibi bintu nibyo biri kudushuka tukumva yuko twagezeyo cyangwa dukijijwe. No, gukizwa ni imbuto. Ibyo urimo, ibyo ukora bijyanye n'ijambo ry'Imana. Kandi bivuga yuko utarakoze ikosa udashobora kwihana ngo usubiraho Imana gushaka. Niko gukizwa nyine, nukumenya yuko ibyo urimo biri kumwe n'Imana cyangwa bitari kumwe n'Imana. Kandi usabye kumwe n'Imana nukwihana, akakwiha morale za Satani, akutubeshya, atwumvisha ko turi mu kuri kandi turi mu mafuti. Kandi amafuti ni icyaha kikujyana ikuzimu. Rero bagenzi, tujya mu ijuru, dukizwe by'ukuri. Utazaba wa munsi uzaza imbere y'Imana ukavuga uti dore ibyo nakoze, narabwirije, nakoze amakonferanse, nagize gute. Yesu akakureba ati genda, sinigeze nkumenya wa mukozi w'ibibi, workers of iniquity. Sizi kurega mu Kinyarwanda ariko nko kuvuga ngo wowe wankoze z'ibibi. Nubwo wirukanye abadayimoni, nubwo wasenze mu ndimi, wagize uti ariko sinigeze nkumenya, kubera uri umukozi w'inkozi z'ibibi. Uvuga nabi, ntubabarira, ntiwihangana, ugira amatiku, uca imanza, urabeshya, uri umusambanyi, uri umuhehesi, uri umwibone, wataye urugo, ntuzi kwihangana. Imana yakubwiye ntubyigusa ibyo ukora, ahubwo ugendera ku maranga. Donc wigize Imana muri wowe, ugenda uko ushaka, ugashaka ko Imana igendana na gahunda zawe, ntugendana n'Imana siwe. Let me tell you, reka ndababwire, benshi muri twe twataye agakiza nuko tutanabizi. Si ukubaca intege, kuko si ibi tukora byiruka bigaragara bisaza ari byo byerekana ko dukijijwe. Uko ni kukuri. Reba ubuzima urimo, aho wicaye, ibyo urimo, imbere y'Imana igushakamo. Uko ni ko gukizwa, kumvira kuruta ibitambo, kumvira Imana. Bara bose tuvuga muri Bibiliya bumviye Imana, n'abatarumviye barihannye bisubiraho, Imana yababarira. Ariko ingaruka z'icyaha baziciyemo uko biri kose. Ushobora gusoma ubuzima bwa David. Benshi dukunda kuvuga ngo Daniyeli,
ngo ya Imana yamukijije ngo icyaryo lions, you know, intare. Wowe urebye ubuzima bwawe ubona izo ntare zitakurya, ariko niwo wa mbere uvuga Yesu yakidukishije Daniel nanjye rero azanyiza. Ubuzima bwa Daniel urabuzi, umugabo wihanganye mu bigeragezo byose, akera imbuto mu bigeragezo byose. Ni gute sinare yamurya nyine? Ariko wowe reba iyo uri, ibintu byarakunaniye, iriko biri tuvugisha ukuri, ntitwihangana. None urigeranya ubuzima bwawe n'ubwa Daniel gute? Tureke kuvuga, tube abakozi b'Imana. Abo wigereranya nabo naberekanye ukwizera kwabo mu mbuto zabo. Daniel iyo tumuvuze ndaseka cyane, uretse ko hari abameze nkawe kuko barahari. Njya mvuga ni wowe nimba udakizwa neza, hari abakizwa barahari kandi bapfira Yesu Kristo. Iyo wumvishe muri India hose iyo bagiye kwakira Yesu bamwakira bagiye gupfa, bazi neza ko ubuzima bwabo bupfuye. Ariko wowe twebwe ibigeragezo kanu gato abantu ukiri kuvuga abantu gusa ngo meze nimi. Hano narebera abapasiteri baguye cyangwa abakozi Imana bahora bavuga abantu ngo Imana ngo yankijije meze ni teze nimi. Enemy wacu ni Satani, ntabwo ari abantu. Sinzi uko dusoma Bibiliya, urumva? Ni ibyo byose nyine, tuve mu matiku dukizwe, muve mu byo kubeshya, dukizwe tuvane kamere ziwacu. Izo karande nizo zidukurikirana, ariko uretse ko atari karande yenemeza ari uko tumvira Imana, tudashaka kurikira Imana by'ukuri. Reka ndangirize kuri Abraham. Hano bose nyine bavuga Abraham, ariko se mwabonye ibyo Abraham yaciyemo? Abraham Imana yahaye umwana ku munota wa nyuma, ikamubwira ngo muzane mwice, ikemera iti none umbonye uko nkunda. None wowe habaye ikibazo mu rugo, uruvuyemo, ntushaka kwihangana, mwese muri abakristo muri babiri, kubera nyine ibintu byinshi. Habaye iki mu rusengero, muratonganye, akandi kamwe ntushaka kwihangana. Dufite ibintu twigeranya nabyo, ariko wareba ubuzima tubamo ntaho buhuriye nabo bantu mwigereranya. Ntushaka kwijyanye na Abraham ngo uvuge ngo bya Abraham ni ibyawe. Urebye ubuzima ngo yarinze apfa afite kwizera. Tugomba gukizwa, tugasoma ibintu by'ukuri, tukareba ubuzima bwacu, tukareka kuvuga ibintu mu birere. Nibyo bitugejeje aha, niyo mpamvu tudakizwa by'ukuri. Imana yampaye amahoro. Imana yaguhaye amahoro. Amahoro ntayitanga, ntabiyakubonaho, uri gushiha abantu, uvuga nabi, ugize ikibazo ushihe umuntu. Reka mvuge example, you know, twige kuvuga neza nk'abakristo. Ntabwo ari kuvuga neza bitakurimo, nicyo nkuvuga nyine. Ntabwo agakiza arako ku munwa nako ku mutima, ntutanga icyo udafite. You can't. Yego n'urugendo wemera aho ugezerera, ariko wikwiyemera ngo ubeshye abana, wibeshye. Uretse no kubeshya abana nicyo bimaze, wibeshye. Kuko at the end of the day nidupfa muri iyo position, position yuko tudakijijwe neza, urya munsi Yesu azakusezerera, azadusezerera, ijuru ntacyo rizabura udahari. Hano bagira ngo Yesu ntasinzira kubera twebwe. Ibyo turibeshya cyane. Hari benshi bapfiye Yesu kandi bazajyayo. Nizere ko nawe urimo, ariko kugira ngo tugereyo hari ibyo tubigomba Imana duhaye. Gukizwa n'ubuntu, kwera imbuto no guhitamo. Imana yaguhaye amahoro. Amahoro ntayitanga, ntabiyakubonaho, uri gushiha abantu, uvuga nabi, ugize ikibazo ushihe umuntu. Reka mvuge example, you know, twige kuvuga neza nk'abakristo. Ntabwo ari kuvuga neza bitakurimo, nicyo nkuvuga nyine. Ntabwo agakiza arako ku munwa nako ku mutima, ntutanga icyo udafite. You can't. Yego n'urugendo wemera aho ugezerera, ariko wikwiyemera ngo ubeshye abana, wibeshye. Uretse no kubeshya abana nicyo bimaze, wibeshye. Kuko at the end of the day nidupfa muri iyo position, position yuko tudakijijwe neza, urya munsi Yesu azakusezerera, azadusezerera, ijuru ntacyo rizabura udahari. Hano bagira ngo Yesu ntasinzira kubera twebwe. Ibyo turibeshya cyane. Hari benshi bapfiye Yesu kandi bazajyayo. Nizere ko nawe urimo, ariko kugira ngo tugereyo hari ibyo tubigomba Imana duhaye. Gukizwa n'ubuntu, kwera imbuto no guhitamo. Muri make icyo uyu munsi nifuza ko tuganira nuko hari morale, hari ibyo twibeshya ngo Imana yabincishijemo cyangwa mbirimo ngo kugira ngo inkomeze, which is true. Hari ibyo Imana iducishamo again, nabivuze ibyo n'ibigeragezo.
ntabwo ari ibyaha, ntabwo ari decision zitajyanye n'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu rero tugomba kwisuzuma ko ibintu byose tubyitirira Imana kandi ntabwo ari byo, kuko Imana yaduhaye guhitamo, hari ibyo duhitamo twebwe Imana itari kumwe natwe. Nubwo waba umeze neza muri wowe, which I don't believe ko umeze neza, ni morale twihanye, ariko ikintu cyose kitagendanye n'ijambo ry'Imana ntabwo Imana iba iri kumwe nacyo. Nushaka ugihe izina ucyumva uko ushaka, ariko niko biri. Rero twige gukizwa, tugendere mu ijambo ryayo, niho tuzakizwa, nta bindi, nta handi ukuri naho